Amahoro urukundo kuri mwese mukunda Ntego Official kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Ikaze, nge ni Valentin ndabakunda. None muri aka kanya nakuzaniye ingingo zigera kuri 20 ndi buze gushira mu mpfunyapfunyo nkazivunagura, zimwe zikwirwa mu ruhago zagufasha muri ubuzima bwa buri munsi, ukagwiza icyubahiro cyawe kandi ukaba umuntu wiyubashye aho ugeze hose, ukaba umuntu wihagije, ukaba wowe ubwawe kandi buri wese agatsindwa n'uwuri we akagusanga utabasha kumusanganira. Ingingo ya mbere igufasha kubaho mu bwiyubahe kandi ukabaho uri umunyacyubahiro, abantu bakakigwa batabishaka, ariko ugakomeza kuba umuntu wiyubashye kandi ukagera ku ntego zawe, ukaba wanaba umuntu w'agaciro muri sosiyete. Ingingo ya mbere iravuga ngo stop looking for who is not looking for you. Ntuzigere na rimwe wihoma ku muntu utagushaka, cyangwa se ngo wihambire ku muntu utagukeneye, cyangwa se ngo wumve ko ukeneye umuntu ariko we yumve ko atagukeneye. Ibyo bintu bigabanya icyubahiro bikagusuzuguza mu bagabo. Ingingo ya kabiri iravuga ngo stop begging, gusabiriza cyangwa se kwinginga cyangwa se usabiriza. Ibyo bigabanya icyubahiro cy'umugabo aho ava akagera, yaba ari umugabo, yaba ari umukobwa, yaba ari umugore. Umuntu uwo ari wese usaba icyubahiro kijya hasi. Ayo ni amakuru nguhaye. Ingingo ya gatatu iravuga ngo stop saying more than necessary. Uramenye ntuzigere uvuga byinshi birenze ibikenewe. Abantu kuri iyi si bategereza ingingo nke bashobora kubona mu magambo yawe kugira ngo bakubone imboga mu menyo cyangwa se baguce amazi. Abantu benshi bategereje amakosa yawe haba mu mivugire kugira ngo babone ingingo zishobora kugushira hasi no gutakaza icyubahiro cyawe. Ingingo ya kane iravuga ngo when people disrespect you, comfort them immediately. Igihe umuntu agaragaje ko atakubashye, agusuzuguye, uzamujye kure, ukupe konesiyo yose yaguhuzaga nawe, kuko umuntu ugusuzuguye nta kindi cyubahiro uba utegereje imbere ye. Ingingo ya gatanu iravuga ngo don't eat other people's food more than they eat yours. Ntukajye ibiryo by'abandi bantu ngo ubirye kurusha uko barya ibyawe. Iyo ubikoze bigabanya icyubahiro cyawe, ugasanga icyubahiro cyawe cyagiye hasi kandi waratsinzwe. Ingingo ya gatandatu iravuga ngo reduce how you visit some people, especially if they don't reciprocate it. Gabanya uburyo usura abantu mu gihe bo batagusura. Nubona ugiye ahantu rimwe, kabiri, gatatu, kangahe ukabona bo ntibagusura, icyo gihe nta cyubahiro bizaguha, ahubwo bizatangira kukuzanira agasuzuguro ku buzima bwawe. Ingingo ya karindwi iravuga ngo invest in yourself, make yourself happy. Ingingo ya karindwi iravuga ngo iyiteho, ibyo ukora byose ushaka uburyo wowe ubwawe ibyishimo ubirema muri wowe. Nta muntu uzakuremera ibyishimo, nta muntu ukwitayeho. Buri wese ari gutekereza ibibazo bye, buri wese afite page y'ibibazo bye agomba guhangana nabyo. Ishime, wongere wishime ubyikoreye. Ingingo ya munani iravuga ngo stop entertaining gossip about other people. Uramenye ntuzashigikire cyangwa se ngo ukabirize ibihuha bivugwa ku bandi, cyangwa se ngo nawe wongeremo umunyu, cyangwa se ubare inkuru z'abandi, cyane cyane igihe zibavugaho ari mbi, kuko ibyo bintu uwo ubwira ahita yumva nawe utari umwizerwa, ku buryo nawe bigabanya self esteem yawe, icyubahiro cyawe kikajya hasi, ukaba ucitse amazi. Ingingo ya 9 iravuga ngo think before you talk. Tekereza mbere yuko ukora. 80% of how people value you is what comes out of your mouth. Igihe 80% y'abantu baguha agaciro bitewe n'ibyo urimo gukura mu kanwa kawe. Think before you talk. Tekereza mbere yuko uvuga, urebe ibyo ugiye kuvuga n'ibyo ugiye
ku poetinga cyangwa se ugiye gutangamo igitekerezo. Ingingo ya 10 iravuga ngo always look your best. Always look your best. Buri gihe cyose uhore ureba ibyawe cyangwa se ibigukwiriye. Dress the way you should be addressed. Ambara uburyo bukubereye kandi bukunyuze ku buryo nta muntu ubishinzwe, nta muntu ushinzwe kumenyera. Ingingo ya 11 iravuga ngo be an achiever, get busy with your goals. Va umuntu ufite intego cyangwa ushaka kugira icyo ageraho, ube busy cyangwa se ube uhuge cyangwa se ube umuntu uhugiye mu ntego no kugera kucyo wiyemeje, kubyo wiyemeje byose. Ube umuntu uri busy, utirirwa urukwera cyangwa se uzerera nk'umuntu utagira icyerekezo. Ingingo ya 12 iravuga ngo respect your time. Ubaha igihe cyawe. Igihe cyawe ni amafaranga, ucyubahe mu mibereho yawe. Umuntu nakubona akabona wubaha igihe cyawe, nawe azakubaha kandi nawe yubahe ibiguturukaho. Ingingo ya 13 iravuga ngo learn to spend money on yourself. Iga gutakaza amafaranga kuri wowe ubwawe. That's how people will learn to spend on you. Nibyo bizatuma n'abantu babona ko bagomba gutakaza byinshi kuri wowe aho kugira ngo utakaze byinshi kuri bo. Just learn to spend money on yourself. Gerageza kwiyitaho wowe ubwawe mu mafaranga yawe. Ingingo ya 14 iravuga ngo be scarce sometimes. Gerageza kubura, gerageza kuba umuntu uri busy, gerageza. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu wese akubone igihe agushakiye, ntabwo ari ngombwa kugira umuntu wese akubone inshuro agushaka. Be scarce sometimes. Gerageza nawe ube busy ubure. Ingingo ya 16 iravuga ngo be a giver more than a receiver. Be a giver more than a receiver. Gerageza kuba umuntu utanga kurusha uko wakira. Tanga byinshi kurusha ibyo wakira. Ibyo bintu bituma uba umuntu uri respected person cyangwa se ukaba umuntu w'umunyamugisha mu buryo bundi utazi utapfa no gusobanurira umuntu uwo ari we wese. Ingingo ya 17 iravuga ngo don't go where you are not invited. Ntuzigere witabira ibirori utatumiwemo, kirazira kikaziririzwa. And when invited, don't overstay your welcome. Igihe watumiwe ntuzahatirize kugira ngo bakwakire. Ntuzabe mu buzima bwo kumva ko ushaka icyubahiro ubanje kurwanira. Ingingo ya 17 iravuga ngo treat people exactly the way you want to be treated. Gerageza ufate abantu uko nawe ushaka ko bagufata, ntugafatwa abantu ibyo nawe utakwifuza ko ufatwa. Treat people exactly the way you want to be treated. Fata abantu uko nawe ukwiriye wakumva ko umuntu yagufata. Ntugasuzugure umuntu ngo umufate nabi, ibyo wumva utamukorera ntukabikorere abandi. Ingingo ya 19 iravuga ngo accept they owe you money, to call attempts is enough. If they value they will call you back. Reka dusubiremo ingingo ya 19 iravuga ngo accept they owe you money, to call attempts is enough. If they value they will call you back. Iravuga ngo kereka bafite amafaranga yawe, guhamagara kabiri burya biba bihagije. Iyo uhamagaye umuntu ukamubura inshuro ebyiri, ntugamuhamagara inshuro ya gatatu. Niba kubaha azongera nawe aguhamagare, araguhamagara akakubaza amakuru n'icyo wifuzaga. Ingingo ya 20 iravuga ngo be good at what you do.
gerageza kumakisimiza, gerageza kuba umuntu, gerageza kuzuza inshingano ukora cyangwa se ibyo ushinzwe neza. Ba umuntu ushoboye kuzuza inshingano neza, ube umuntu ushoboye kuzuza icyo uhamagariwe neza, ugikore neza. Niba ari akazi ugakore neza, niba ari bizinesi uyikore neza. Be good at what you do. Gerageza kuba mwiza mu bintu ukora. Murakoze cyane rero, turakomeza dutegura ibiganiro byiza kandi bibabereye. Mukomeze kwibuka gukanda subscribe, share na comment. Ndabakunda cyane, turi kumwe kandi tuzakomeza tubane mu biganiro byinshi bitandukanye. Tuko pamoja kama mmoja. Asante sana.